Now, okay, ndabona twagiye live none. So turi live Instagram. Turi live Instagram na Tumbaji 100 in 1 second. 100 you guys, that's too much. Hello guys, hey what? Ntabwo uko mutajya mwicara ngayo mwibe munegereje umunsi wose unanye ngo ni barange nishungereshe nkweze nigize igipondese umva muri kunyumva. You guys, you hear me? Umva imvura iri kugwa. Umva baze mubwire ko murimo kunyumva ariko munagure badge bino sibirihora. Umva mubanze mugure badge, baze mugure badge igihumbi. Okay, 130 mukomeze. Turi live on YouTube, by the way, turi live ku YouTube kuri account yanjye Erick Emuhungu, so ni mucyeho kugira ngo abafite amateleviziyo mushaka kurebera kuri YouTube live right now. Turi live kuri YouTube na hano kuri Instagram live. Abana igihumbi n'ijana. Okay, so first of all ndabasuhuje mwese, amahoro. Nizere ko meze neza murimo kunyumva, maze mubwire ko muri kunyumva kugira dutangire muri kunyumva. Ariko sinomvira tuma dukora no live we. Muraza kwambara kuteri cyangwa kuzwi ryanyu murabizi vuga nk'isanze. You know, umva nuvango turaza ku kuganira ariko ntabwo nshaka abantu batukana. Murabizi biyiwanje iyo uje tukana ni bloquer na blocation na boros mubizi se. Mugure badge 1300. Okay, mubaye cyatanu ngo dutangire ku 1300. Koko badge zibaye badge yo muheshangazi kase shangazi yaje tore you know cyane. Mu 1500 dutangire. Mugure badge umva kasha kwa mazina na gisiro mobile money amafaranga najya inzira ndiko yabona ibintu byanyu byo kugira do narakenye dosigaye nwa amazi kasi mwabese ngo swawe ndakiriye subutsu amazi nyine shotoshye. Anyway, 1895. Okay, asuka babe bangumbuye muri ego kwa mabaje aratangiye imvurira gwe ya badge cyataho n'abantu 1530. Okay, by the way, so thank you for joining. Amazina ni Erick Emuhungu, ndabashimiye mwese. Sorry, first of all I'm so sorry. Abantu natumye bategereza umunsi wose. Impamvu live nyitangiye zino saha nuko abantu bo muri Amerika bakomeje bansaba please Erick tegereza kuri live tumaze natwe kubyuka kuko nabamenyereje ama live ya zino saha ku bantu ba Los Angeles time. So thank you guys for joining me. Ndabona maze kugera mu 600 cyarindwi. Thank you ku bantu mufite televiziyo iwanyu mushobora kutureba kuri YouTube kano kanya. Ndabasuje mwese. Le divine la patronne, le divine ça va anti makuru. Ndabasuje mwese rero muraho neza nshuti abakunza abafana ba Erick Emuhungu. Amahoro especially LGBTQ family. Mbanje kubasuhuza aho muherere mwese mu bihugu bitandukanye ku isi hose. Amahoro n'imigisha by'Uwiteka bibane nawe mwese mukunda cyangwa mufana Erick Emuhungu. Ubutumwa bugenewe abantu bahangayikishijwe n'ubuzima bwanjye nuko meze kugeza ku munsi wa none no kumenya ukuri kumenya ukuri. Ni byiza ko hari abantu munzirikana. First of all nukuri ndabashimiye ko hari abantu munkurikirana mu nkunda, abantu mugura badge. Thank you. Umva champagne dore cyaka kije shangazi ubozere yanjye ni wasemungu@gmail.com. sinjango mbibutse murabizi shangazi burabiza abakobwa dukunda amafaranga. Abakobwa murabizi Nese ubuzima bwiza wawe utafite amafaranga mugomba gusupportinga shangazi. Nese shangazi za ubuzima gute buhenze gute mutamusupport. Mugomba gusupportinga shangazi. Yeah. Anyway,
So nagira babwire ati abantu mwese mwahagajije n'ubuzima bwanjye ko kumenya ukuntu ameze ukuntu meze cyane byiza nangusubona meze neza toto ni toto reba yakati ukuntu meze reba do vitamine ano Kigali mfashe neza ndi kurya ibiryo bya organic mvugira ngo ijambo organic muri comment mvugira ijambo organic muri comment kugira numve ko mukurikiye kuko ni nataza kumva ko mukurikiye live ndaza kuivaho hano you know. So abanyamakuru rero first of all mu Rwanda nabonye hera mu mwaka wa 2023 muranuka muranyandagaza mwaherekera 2014 mugenda mbareka muransebya muvuga umugabo wanje ngerekesha umugabo ujyasigana imitungo munsebya kagira ngo igihugu mbamo America ni igihugu kitagendera ku mategeko buranja ndamareba nkababura agaciro muransebya ngereka afata abana batujije imyaka ngafata abana ku ngufu ngereka bamukata imyaka 25 ngereka ntica nkibaza niba ndi Al-Qaeda niba ndi igiki kuryo ndi cyebe kidafatwa ngo gihanwe bye burabura nukuri kwimana ibintu mu nsebya imana izaje bahana nukuri. Anyway, so organic umuhora cye organic teta organic nyirarukundo organic. Thank you ndabona ko mukurikize kwe YouTube ndabona muhageze abantu benshi YouTube. Yes, YouTube mwandike Erick Emuhungu mweta mumbona vitamina vivi vitamina vivi ati kubita boskani bis boskani muhungu waje sava boskani wicaye kumufure cyangwa ni bya bindi byawe abantu bamaze kwanga ndabona magize kubijumba 960. Okay, so rero tuyoganira ku bintu byinshi bitandukanye ndabizi mutegereje imiceri harima ingabire sava ingabire umva mukomeze mugure badge vitamina vitalo umva kashapu ni Erick Emuhungu bifatanye muhereza champagne dore shangaza ari mu mujyi wa Kigali none na champagne naza kunywa mu mujyi wa Kigali ngomba kunywa champagne mama champagne ati mugomba ku blessing ashanga sindi gusaba yuri kusaba naho uri kubwira abantu ku blessing abantu bawe nanga ari gusaba nije wacisa akaguru uri muri go found bishaka ko nyine bajya gushyiraho igisima ngende kubwira abantu banje imbana blessing ku mano yanjye am content creator kandi ndi content niyo mpamvu nabara abanyamakuru barakaje nabimye interview ngera kuri airport loki birabababaza no kutaye wanje mu gihugu cyanjye birabababaza njyewe nayo ikintu kibashimisha ese kibashimisha ni iki ngo bazishima rukubabaye abisiwe baba bararuko bishimyewe abisiwe ibihumbi 2. Okay, thank you mukomeze mu joining 2 twakomeze. So rero ndagira ngo mbabwire ati abantu wese nyine mwanganyije n'ubuzima bwanjye no kuri kwimana buri mwe wese ukunda Erick Emuhungu nanjye ndamukunda kubicyamamare ni byiza kandi ni bibi. So iyo umaze iminsi utagaragara mu ruhame cyangwa ku mbuga nkoranyambaga bituma bagukurikira cyangwa bagukunda bibaza aho uherereye cyangwa bikabahangayikisha bakibaza byinshi nokuri. So niyo mpamvu nafashe umwanya mvuga ati reka nze mbaganirize rero yuko nzagira n'ibiganiro n'ibitangazamakuru you know. So kubitangazamakuru byinshi impamvu bingirira jealous nuko ngiye urabizi nanga ikiboneza mvuga sijyanye n'ibyo gushyiramo agafritas uyuje umbaza nonsense nyine ngusubiza nonsense kandi yuje nyine ubaje amakuru ngusubiza nanga urambaza ngo ese nzira igikampara ni he nkubwire ngo ku gikampara ngo uragenda uci Burundi hoya nkubwira ati ni gatuna nyine uraca gatuna cyangwa uce ka gitumba sindaza nkucisha hano ni straight to the point you know na mpamvu yo wasting a time. So ibyo bintu abanyamakuru ntabwo babikunda kuko iyo babwije ukuri birabababaza rero nicyo kintu usanga nyine ngemba nanga kubaha interview kuko ngewe sinkunda uburyarya nkubwiriraho bikakubabaza nyine cyangwa se uvuga ubusanga banaguslapinga hard one niko nkuru subizi niko nkuru yasinya cha mu gikari. So ibyo bintu ntabwo bera benshi babikunda. So rero ngasanga bire bintu byo kugira kuturive ibinyamakuru byo muri quartier bije byawe by'usi suko ne nawe babwenge ati ibinyamakuru hawe mu kinyamakuru cyanditse ngo mwaraye gute nawe ugende wicara ngo mfate mikoro mvuge ati naraye gutya narariye ubukari reka simuteze kombona gutya sindagera kwiyo category level bagita gutanga level.
So rero hajya havuga ibintu byinshi niyo mpamvu babwiye ati abantu bakwibazaho byinshi. So niyo mpamvu fashe umwanya ngo nshimire mwe mwese mwagize uwo mutima n'ubushake bwo kumenya aho merereye, abakoze ama Twitter space, abakoze live stream. Umva muri kunyumva? Hold on. Your network is bad. Okay, so uri muranyumva? Kuri YouTube ni sawa. Kuri YouTube ni sawa. Okay. Abari bagiye kuri YouTube rero ndumva ariho ngo bimeze neza turi kukumva. Network is bad. Even now nahagaze bo turakumva. Okay, ubu ngubu bimeze neza network. Internet yari yawe iri gucika. Uri gusa neza basura. Okay. Network is good. Mumaze mungire ko bya network nashyizeho internet isanzwe. You know. Okay, ubu bimeze neza. Duncan Donald WhatsApp. Yego, okay. So, nagiye numva amakuru atandukanye nyine ngo naburi rengera abandi ngo nagiye napfuye, abandi ngo nakwinda umwuka ubishize byeze kuvuga, abandi ngo ndi mu bitaro meze nabi, abandi ngo nagiye gukoresha plastic surgery. Nandi kwabya ati shaka ntangakeneye gukoresha. Yes, turikumva. Okay, thank you. Nawe nyine gukoresha plastic surgery. Water ni water, you know. So ikindi ngo abandi ngo account zanjye za social media zabaye hacked, abandi ngo ni depression, abandi ngo ndafunzwe, you know, ni byinshi byagiye bivugwa pe. Ariko ukuri nuko nyine ibyo byose atari ko bimeze. Na plastic surgery nagiye gukoresha, ahubwo ikintu nakoze Twitter account yanjye narayikuyeho kwa ndi kura deactivated for 30 days, then inyuma ninze kuyisubiza itiba suspended. I mean itiba not suspended, itiba deactivated. So you are deactivated rero nango shaka kuri restoring ngigaruke again babyarangi. What's now? What's now? What's now? YouTube yitwa gute? YouTube ni Erick Emuhungu bifatanye. Ndabona abantu bamaze kugeraho 200 kuri YouTube bakurikiye kuri YouTube. So ndabona bamwe bagiye kuri YouTube abandi bari hano. Okay. So rero icyo nanyiraye ngo mbabwire nyine nukuri abantu bagiye bavugaho ibintu bitandukanye, ariko kuri nuko ibyo byose byagiye bivugwa siko bimeze bambi. No kugeza ku munsi wa none nabonye ibinyamakuru byinshi byaragiye binyibasira kwera ko nyine nabimye ama interview kansebya bakanyandikaye nkuru badafitiye gihamya. Hari abantu benshi bagiye bancumika time B barajya he none. I know abantu 2,000 ahandi ego komana live ho 2,000 ahandi 220 ndagowe none ese bintu ndaza kubivamo. Ntago bino nza kubivamo kabisa, ni hatari kweli. Anyway, so munyemere gatoya nywa amazi. Yeah, so umva ese muri kugura badge abantu 2,000 byose muramwicaye hano nabari 300 ndi kubona kuri YouTube we kukureka nango byoroshye. Umva kuri nuko rero reka mbabwiza ukuri, bamwe mwayavanga banzanye ngo ndi mageragere guhera 2023. Umva mu Rwanda ni igihugu cyanjye, ndi umunyarwanda, amazina yanjye nitwa Erick Emuhungu, navukiye Nyarugenge Kimisagara, ndi umunyarwanda ntango ndi babandi bihakana iyo bava. Baravanga utazi Abana amenye yaje ngi ndi umunyarwanda, kwanjye ni umunyarwanda, mwanjye ni umunyarwanda, kwanjye rwanira igihugu pe yari nkotanye cyane, you know, and I'm so proud to be Rwandan. So iyo rero mwicara mu kansebya bamwe muri aho ngaho murasamye mwagiye kugira mugiye gutura mu mahanga mugasaba murabeshya kugira abaye ibyangombwa kugira mu hariya. Ngiyewe nagiye mu mahanga kuri visa yo kwimarira umugabo wanjye, ndi proud yo kuba mvuga uwo ndiwe, you know, simfaking ubuzima, simfaking iki nicyo kintu kibababaza, you know. So anyway, rero ibyagiye bivugwa guhera 2017 nagiye nceceka ndabihorera. Ikinyamakuru cyitwa Igihe cyakomeje kugenda kinkomeretse. Ikinyamakuru cyitwa Igihe, ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda, ikinyamakuru televiziyo zitwa mbari TV, haya yitwa TV what? TV Rwanda, mbari TV this my TV what? Umva ibintu benshi bagiye bavuga ibinyamakuru byinshi n'ibyandi byandikira ku ma YouTube n'ibyo muri quartier byose bikagenda binyandikaho. Ndagira ngo nongere mbibutse mukuru guture mu matwi
kuko benshi nyine mwabati muri ratu turamuvuga ati nanga zagaruka mu Rwanda turamukoma tugira ute arwaye depression ngazi yaho umva Imana niyo nkuri kandi Imana irankunda kandi Imana irandwanira ibyo byose mu mvugaho mukagira ute bisigaye bica biza hano bigasokera aha na depression mutegereje kongera kubona ngire kare ahubwo mwege nk'abantu bangi mu nkondo tujye dura mu muhanda mu nansi bete Erick hi you know no nkuko bambi mw'iminsi ndi kujya hano ku mabanka yantu he wahano ndi gusaba service niki umva barabona kwakira neza no gusuza bakaguha service nziza umva man like my godness like mbise na hotel na nani ko beaucoup nyonyo so rero ibyo byose ukasanga abantu bibabaza Erick ubuzima bayeho guys twese twari mu buryo butandukanye kandi imigisha yawe n'umugisha yanjye twese biratandukanye nukagira ishyari mugenzi wawe ko ari icyo agezeho nukuri kora witeze imbere Imana izakwibuka ahubwo n'isaha itaragera you know so abo bantu bose rero bagiye bamvugaho nukuri ko Imana na kimwe kirimo cy'ukuri ibintu byamvuzweho case y'ibintu byabaye muri 2020 murabizi twaraje tubivugaho tubisabira imbabazi ibintu byabaye ndanabihanirwa pe ariko ahantu ari merereye nango ibintu ari nta hano bihuriye na hano cyese ko tutari no muri court ngo wenda ngo naje ngo kwisobanura cyangwa kugira ute na hano na hamwe bihuriye ngewe narindi muri Amerika narindi muri Amerika kwera ko nagiye kwimara umugabo wanjye nubwo Imana ageze ikamwisubiza ariko anytime igihe cyose ukoze any mistake cyangwa se anything gishobora utarabona ubwene gihugu kubera ibintu bya immigration byarahindutse cyane muri Amerika kuko natagiye as refugee na amahirwe mba mfite nk'umuntu wagiye as refugee ngiye ko nagiye kuri permanent residence kweri K1 fiance visa yo kwimaria umunyamerika so umva rero amahirwe yanjye batandukanye nk'umuntu wagiye as a refugee so iyo umuntu yicaye akicara akavuga ngo bamuhaye option ubusuri igiki ku buryo urukiko ruguha option yo kuvuga ngo urashaka utahanwe cyangwa urashaka tugufunga imyaka 25 nangiye kuvuga utukana mu cyongereza ariko se uri ufite ubwenge icyo gihe utekereza gutyo Amerika ikaguha option ngo ese ngo tugucyuri wanyu cyangwa tugufunga imyaka 20 hajya 25 na soni kandi nk'abantu bamutabyumva mudasobanukiye ibintu by'amategeko n'iki ukicara ukabati buriyo uko ari byo ni gute wafata umwana utuje imyaka y'ubukure ku ngufu ntibagufunge ntibagukatire ntibakugira utugasohoka kidegeme ni gute bakuvuga ngo wishe umuntu edayeri umuzungu we nobody udafite n'ibyangombwa byo gutura muri Amerika by'abanyamerika byo kuvuga ati uri umunyamerika you have citizenship bakakureka ukidegembya nibabona gufunga n'abana bagenda gukoresha interview cyangwa investigation guys mugomba gufunguka mu mutwe you know hari akawudi mwize kusakaza cyane kari gusobanura ngo wiru ngo mitungo ya Erick Semuhungu n'umugabo abantu mwe mutazi ibintu by'imitungo cyangwa mutazi ibintu byo gukora will nango nabasobanura ngo mubyumve kuko ni murinjisha abo bantu babikora batazi ibyo bintu sorry ngomba kubabwira gutyo niba wirivuga ngo imitungo abantu babiri bakoze wiro abantu babiri bakavuga ati niba mwese babiri mwitabye Imana kuko nango twese tuzatura nk'imisozi kabaye wiro kavuga ati abantu babiri niba mwebwe babiri mwitabye Imana icyarimwe mwe mukitaba Imana hari abantu bazabasimbura bagafata ya mitungo bakamanaginga za estate zane ariko niba urugero bavuze ati Erick niyitaba Imana wa wundi niwe uzataking over asigarane akora iki amanaginga iyo mitungo niba wa wundi wenda urugero wabanaga na Erick Semuhungu ari witabye Imana Erick Semuhungu nuzasigara iki muri kwa akora iki amanaginga imitungo none icyo gihe bisobanura gute icyo gihe ushaka umuntu ariko kubaza icyo gihe wamusobanura gute umurimo mwagiye mabisigiriza ngo biragereka yabango ngibyo imitungo ngo afite uburenganzira ko umugabo wapfuye cyangwa agize ute how you can explain that nuko mutazi ibintu byawiru nyine bamwe murapfa n'amafaranga agasigara kuri banka karibwa n'abatara yavunikiye
kubera iki ntimuzi gushyiraho alternative y'umuntu ushobora kumanajinga imitungo yanyu mu gihe mutakiriho, ntimuzi gukora will, ntimuzi gukora nuza, mugomba gufunguka mu mutwe. Umugani w'abagambye ngo icara wiga Descartes ejo ndaransekeje nari ngarikiye cyako se abantu mwafasha ama video bumva naje niyambara ikoti ya ese rya koti yanjye security sizani koti yanjye nanjye guhamagaza sekera barizane umva nema hudikanje nize roki bakanye gufata amafoto hehe Addis Ababa Ethiopia Addis kugira kuna abantu ntaje gana gusuhuza na akagufotora mu cyaye ego hariya muri banga 2500 ese ko mutari gushyiraho nuza amafaranga kuri mobile money na world limit ubwo muragira ngo manze ngo nshyireho nimero yanjye haya nimero yanjye ni kangana mfite nimero yo mu Rwanda mobile money mugomba kungura shamba ni ndavano cekinze amafaranga agezeho nabatagizeho se ko ndaza kubacisha mu ijisho umva nibuzi ko ndaza kubicaza mwiga umugani wanyu ngo no kwicara mu kiga umva abantu ndabona kuri YouTube bamuriho murashagaraye hamwe mfite 2700 ahandi 280 umva ntango mwicaye niko ndaza kwicaza mwiga niza ayo mana we mukicara terikare mageragere dore bamugeze ariko sha muri abana babi nukuri erigana n'umuri hejuru y'amategeko nese abari mageragere mbarushiki sabantu se nabantu bro nabantu nk'abandi ariko rero ntimugasebanye nanga ari byiza guys ngarutse ko icyo kintu nyine cyaweho ikintu cyaweho abantu babikoze mu drama babidramatiza anyway ibyo tubiveho so kamba kuri agaho kunyo abantu mwavugaga ibintu mutazi ngewe ahantu narindi kubera ku itariki 3 z'ukwa gatanu uyu munsi umwaka nibwo wuzuye anandi ku itariki 3 z'ukwa gatanu 2023 ukweho post imwe iraho ngaho wongeye kuregena postings wasanga ari itariki 3 z'ukwa gatanu 2023 umwaka wuzuye uyu munsi ari nabwo ari no tariki ninjire muri Amerika. So ahantu narindi muri immigration apana byo kuvuga ibyo muvuga ngo Erick ngakurikirana ibyango byo gufata ngabana batuje imyaka umva iwanjye si muri oruferina ababyeyi bazaga bafite abana babo murabazi imiryango siri Vegas ifite abana batuje imyaka 18 nibanga nta nugirenzeje iyo miryango itatu. So kandi abo bose nta numwigeza complaining mwebwe mutazi gusoma bamwe mutazi no gusoma mufate nk'umunye na mukayikoramo ibyanyu nkaragiye muramarabika which is bad nukuri ko Imana ibintu muharabika abantu nanga ari byiza. Ikinyamakuru Inyarwanda ikinyamakuru Igihe bukicara ukavuga ngo Erick ngo warukurikiranye ibyango byo gusindisha abana si n'umwana abana mbese iwanjye ni muri creche iwanjye ari muri creche senya muri Dunkin Donuts sinakora akazi nkora nk'umutima bikabaza ko mveyo nkaza nkagurika amakarita y'amashampanye nk'inywera byarababazaga bambiyo ubwo rero murabaterika ngo bayongora mucyo uziko ari nge wisabe no gutaha ariko ngiye narindi muri immigration kugira abantu mutari mubizi narindi ibintu bya immigration nahantu bihuriye n'ibyo bintu bindi muvuga. So ndagira ngo mbabwire ngo ibyo binyamakuru byose n'abantu mwese person mfite amanuza ama audio yanyu n'ama video yanyu nzabarega babakurikirane kuko muri koko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko bro ndi mu gihugu kigendera ku mategeko Rwanda igihugu kigendera ku mategeko mfite proof y'ibintu byose Inyarwanda zanyanditseho mwese abantu bose n'aba YouTube uhazakora ikintu cyitwa itegeko kuko nje nkatukana namwe cyangwa asubizanya namwe nabagize ute naba mbaye nkamwe. So kuza kuba mu Rwanda se abahaba se mbarushiki nese mbere yuko njya muri Amerika nabaye sinabaye Uganda sinabaye South Africa nese muri Amerika niho kamara hano gomba kwicana mu gihugu cyanye mwubaka Rwanda nko papa wanjye yagikora akacyuba you know. So by the way jewe ikintu nanishimiye hano ni ibiryo biri organic ibiryo biryoshye hari ibiryo biri organic uzukuno bihenda abenshi se babyo affording hari muri Amerika ni bangaye. How many of you mwaguraga ibiryo biri organic
cyetse ngiye wari waragize akasongo yiwa ngenda nkahafirigeshesha tuzose nkazuziza ibiryo bimwe bikanabura bimwe ndafite nabo kubi ariko umutima wanjye nta muntu watembera iwanjye ngataha inzara imwishe nta muntu waje iwanjye ngo icyaka kimwice nta muntu wanyitabaje ngo nsimufashe yaba muri Amerika yaba no mu Rwanda nta muntu wishwe n'inzara anzi please bafafa baranzi ba boskani baranzi fafa yaje iwanjye nshuro I think twice but one once deny gihozo casino azi wanjye arahazi abantu benshi bazi wanjye pe barahazi nagiye kuva numva ngo na gift soldier nagiye kwamana bamwanditseho mu Nyarwanda mbere yuko dukomeza mbumvishe audio za gift soldier yanyoherereje mwagwa mucuramye abanyarwanda mugendera mu kigari mugafata ibintu by'inyarwanda yanditse abantu babona hariya babona jewe sinzi umuntu baha badge y'akazi yo kujya badafite ubunyamwuga burase nindi bahari ziraba ngiye kanze mbanze mbaprengire uko ngiye urabizi nza n'amaproof mwese mwavuga ngo gift soldier siyazi sinamushipinza mukuri wa Wisconsin unuzi imumereye nawe ubukonje ameze nawe akaza ashaka fame buri gihe ashaka ko mukira ku marayive ari umuntu utabizi aho ngaho ari umuntu utabizi mutwara kuri airport ari umuntu utabyibuka ukuntu yari ameze ntabwo mubyibuka mwese none ngo ngubwo ngo ba bakti aha mucoma wankize hasi bro wandirimbye inshuro nka 200 mu ndirimbo zawe nanga kuzipromotinga uhora unyuriraho kandi kuba jewe sexuality orientation yawe it's your business not my business ariko reka nkubwire warambwiye ko uba muri Kenya muri Kakuma family Kakuma camp ahantu mwari mu kugira mugene muze muri America guys mutaza kuvuga ngo nibasiyenga abantu bagiye muri America nk'aba refugee no I don't have anything against those people umva nuza uwo uriya muhungu nuza mucoma yayambwira ngo inshuti ze nyinshi ngo nabage agahora ambwira ibintu by'abage buri munsi si byarangiriye ngiyewe gift ejo niyo wanyibwiriye ngo gift nena muborose ngira ejo ndamuborokora abantu bari kumbwira se wa mwana wafashije ukamugira ute ubu ngubu niwe uri kugutwika kuri noza ngo nawe ngo waramufashe ngo kungufu umuhungu sinahise mubwira sinamubajije se we ngiyewe ngo bimeze gute ikibazo cyo nshimira Imana bari ndi kubabwira ngo nibyo yanyandikiye hano mwangira umusazi at least ni ubwa mbere ngakoranye kira kiganiro nande n'uwitwa Bakti n'ura mucoma baramuhamagaye ura muhungu asinda kwakunda inzoga ko ngo yarasinze atazi ibyo arimo ngo bamukoresha interview ngatazi ko bari ku recording nje namwibaje namye ati nje nawe wa muhungu we gift soje nje nawe dupfiki wa muhungu aravuga ati Erick barambeshyira batumye nkuvuga nabi ndarenga anyway ndi kubabwira se gutena kandi hari proof yivugira muzwijwi rye murarize reka nze mbanze biba prayingire namubwanyu noneho musigare mwumye muite mu confirm ibyo inyarwanda yanditse n'igihe murekuna dufite injiji z'abanyamwuga bidafise inuza by the way tuzakizwa ngiye ngubu tuzakizwa n'urukiko nzagenda bose mbareke mu Rwanda igihugu gendera ku mategeko no one is above of the law umuntu wese uzi koko ansebya nkaba mbitse video ziwe za live ari kumvuga nabi kandi atabifitiye gihamya ube witeguye ko tuzakizwa n'urukiko nuwasharinze zira video wese ube witeguye ko tuzajya mu rukiko mwaranutse muranyandagaza mumvuga nabi muzi ko natazagaruka mu Rwanda ni igihugu cyanjye nkoresha passport y'abanyarwanda ngo urukiko rwa Las Vegas ngo ruri kwiga niba barazamweza muri South Africa ko ngo ariho yaturutse ngo akoresha ibyangwa bya South Africa ngo cyangwa zamusubiza mu Rwanda uwari uri mu rukiko ninde ko nta numwigize abona njya mu rukiko ko nafoto nimwe ndi mu rukiko ko nta kinyamakuru ko na government yigeze impostinga ko biya mwabonye kuri noza bapostinga ari nka bino binyamakuru byanu byandika ibintu bitari byambinya mwuga ninde
we wigeze aza mu rukiko akavuga ati Erick njye nandi mu rukiko bari gushinja gutya bagukatiye imyaka ini none se naturutse ubutabera bwo muri Amerika kambanze mumvisha ibya gift kuko wanga amazimwe abandwa habona wanga amazimwe abandwa habona reka mbanze mbumvisha ibya gift mwiyumvire mumbare mutega amatwi mube mukize muri mute mwicare mu nyumvire uyu muhungu ni wejo musibejo bakti nanoza na mucoma mutazabana ngiye abantu batwaye mu kiko vanga Erick ngo ni umugome bice bakabanga ngo ngiye ngo uyu muhungu ngo baramusindishe ngo bamufata ku ngufu mwiyumvire ibyo we avuga hano mwiyumvire ndi hano mu Rwanda sindi no muri Amerika ngo wenda ngo namutebwa cyanagize ute mwiyumvire namwe mwiyumvire akira hold on wow nyine bari bumvisha amakuru ngo bagufunze reba Dumba yise nyandikira ari kumbaza namubwiye ko ntago mbiziho atari njye ngiye byongeyeho bro ijwi mikuru y'ivakari rya gift umwe mwumvishe mu mawodi barabizi ko turi inshuti baba bashaka ngo bazi ngo bamvanemo amakuru ariko bro ngiye nawe nyembaha amakuru n'ikintu na kimwe ese ubundi ndabaha amakuru yiki hari amakuru ngiye nawe ari ikibazo dufitanye ariko baba bashaka nyine amakontenti ibintu byo kugira ngo batwike bro amusore niba wenda muri kiriya kiganiro aricyo navuze wenda cyakubangamiye amusore bro naho bino bintu bro nanjye ntabwo mbizi bano bantu basinze ikintu baba banshakaho ariko nta muntu n'umwe nubwo yaba ameze gute wongera kuvuga ku izina ngo Semuhungu mumuha amakuru ubundi se yayo makuru mucoma nawe nzamukorera live very soon ya uzamwiyame bro uramutipe mucoma ubundi uzarebe yari yabuze ikintu cyo gupostinga yari yabuze amakuru yose ko yumvishe ngo Semuhungu ngo ibiki n'ibiki ahita ikintu yatekereje cya mbere inyarwanda yanditse ngo namufashe kamamagare gift muvanemo ibintu nk'ibyo ngibyo uramutipe mane ni fake byahatari nanjye nuko nyine nashatse nyine kumuraburiza kuri interview ariko kuko nyine ntabwo narinzi ibyo bashaka kumbaza ariko nanjye Semuhungu bro I'm smart ntabwo napfa gusubiza ikintu ntazi ngewe ahubwo mba ndi kwidefanda mvuga ngo no ntabwo ndi umugeye ibiki ibintu nk'ibyo ngiye gukora bizi papa ni pasiteri nibwo nkibyara bro nyine ntabwo mashaka ngo ibyo bintu nyine bakomeze babimvugaho ariko nta nubwo mashaka ngo nawe bakomeze bakuvuga ntabwo mba mbishaka ko iyo bakuvuze nanjye ndababara bro Semuhungu we ntabwo bizi bro iminsi wari umaze utaza ku mihanda bro bakuvugaga cyane bashakisha amakuru bamwe bavuga amakuru atariyo bavuga ibitari byo kubera gukora amacontent bashaka ama-views ibintu nk'ibyo ngibyo na karaka niga bita ngo ni ka disclaimer uriya disclaimer nawe yarakwibasiye bya hatari ngiye kubikurikirana bro ahubwo kasuku nawe yigeze kuvuga nabi kasuku niho wakurengeraga ntabwo ari no kukurengera iyo umuntu avuze ikintu cyose kibi kuri wowe kasuku kabisa ahita bijyamo ariko baraba disclaimer bano ba jihadi bro barabatipe bro ntabwo ari inshuti zabo magara man for real na Dumba ajyanyandikira mbaza ngo Semuhungu bimeze gute ibintu nk'ibyo ngibyo njya musubiza nkamubwira simbizi mucoma gusa uburyo yamfatiranye ejo nakambaza ibintu mani bidafite shinge na rugero bro uramutipe mani n'imbwa byahatari abashaka kumbaza ibintu byinshi ngo Semuhungu ngo yagufashe ku ngufu ibyo bintu si abizihe ngewe wigeze mfata ku ngufu ibintu abashaka kunshira mani mu bintu ntazi ahubwo n'umutipe nta nubwo nari mfite na nimero yiwe muco yaranyandikiye kuri Instagram kuwa kabiri yari yasohoye indirimbo shasha arambya ngo nimukorera agacarenje nyine turi kubyina umunsi wundi ukurikiye arambya ngo nimuhereze
nimero yanjye, naho ubundi sinya mvugana nawe ndayimuhereza. Mu kuyimuha rero yamamagaye ejo, inzi ngaramamagaye wenda ibindi ntazi, mbona ahubwo amamagaye ari mu kiganiro. So bro, ntabwo ari njyewe man, ni mucumo uri gukora bino bintu byose, ntabwo ari njyewe wasuraga. Ya nanjye bro byanangaje cyane kubera yuko n'ikiganiro yakoranye na Bagti yamara avuga ngo mucoma nako ngo Semuhungu he's my brother, yongera navuga ngo Semuhungu ngo yansabye ngo tubonane, ngo ariko njyewe ngo ndatekereza ngo ndabireka. Urumva bro, uriya mutipe nanjye ndi kumureba, ndi kumwigaho neza, sinzi ikintu agushakaho bro. N'igihe mani nyine bari kumvisha amakuru nyine ngo wenda ngo uri muri jero, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mucoma icyo gihe wari muri jero nabwo yaramamagaye kuri Instagram ashaka kumvanamo amakuru, nabwo ndamubwira ngiye nta kintu na kimwe nzi cya Semuhungu, ko kiri kumpamagara umbaza ibintu nk'ibi. Na Dumba nabyo ahora nyandikira mbaza amakuru ya Semuhungu, sinjya nyababwira, nakohereza ama screenshot yose bro, sinjya mbabwira ikintu cyawe cyose, ni Mucoma gusa ejo. Umva bro ukuntu bimeze sibyo, umuntu wose wongera bari kumpamagara bambaza ibintu byinshi sibyo, umuntu wose wongera kumpamagara ntabwo ndibwongere kwitaba umuntu, nta nubwo ndibwongere kuvuga izina ryawe sibyo. Ya ntabwo nongera kuko ndi kubona mani byakaze tu, ndi kubona bari kumpamagara abantu benshi gusa nyine ngewe Semuhungu ntabwo ndibwongere kuvuga izina ryawe, nubwo ndi kuri live, nubwo nakora live yanjye, nubwo najya handi, ntabwo nongera kuvuga izina ryawe sibyo. Abantu n'abantu bavuga ibyo bashaka, nanjye ndi umuntu ariko ngenda atandukanye. So abo bantu bashaka kumvanamo amakuru n'ibiki simbizi, njye narababwiye buri inshuti yanjye, ntabwo nigeze mwihakana my brother. Mana we umva ngewe mbaye speechless, nta nicyo mfite cyo kuvuga. Umva murabyiyumvi, ndi kubabwira ngo ni ibintu byanditse ngo ntaho bari mwari kubyemera. At least abantu 3,000 muri hano kuri noza Instagram n'abantu 300 hano kuri live ya YouTube, at least murabyiyumvi. Ngewe nakubiswe ni wambonye ku Nyarwanda bavuze ngo umuntu witwa Gift Soja ngo yavuze ko ngo nawe ngo bamfuje ku ngufu. Ndabase ibyo bivuye bahita bava ngo witwa Mucoma ngo no witwa Bagti ngo bakoze interview ngo bahamagara uno muhungu ngo avuga ngo bamufashe ku ngufu, ngo kako afite amakesi Vegas ngo guhamagara polisi. Murabyiyumviye ngewe ayanyereje audio nka 200 hano mubashije wa muhungu we nagukoze iki kugira ngo ugende utsebya mu bantu. Murabyumviye hano byose, murabyiyumviye mwabantu. So ngewe rero sinzaza guza mwaye munsi ko kubona ndaza nkatukana nkagira ute nkakoma hano nkakoma hakurya. Hoya reka twitabaza ubutabera nono tuzareba. Ngiye mfite ama articles yose yo ku Nyarwanda bagiye banyandikaho Igihe n'ama televiziyo imbaya yango ya TV bikoze bite, nabiramye amakuru byose byo muri quartier bya YouTube. Umenye ngo nge ndi mu Rwanda nzemera umva nkore hasi no hejuru, ariko mekingisho wako umuntu wese uri kumarabika uri kunyandigisha abanyarwanda kugira anyicira izina nzabona ubutabera. Haru watwitse ngo ku giti cye kuri Twitter nta mfite ibyo yavuze hariya, nta hantu uzabyihakanira. Uzabigira ute? Uzabisubiramo neza turi mu rukiko. Yaya nzaba suing muri kunyicira izina. Erega nge ndi brand ubu ngubu naje mugiye kujya mu mibiraka mbamamarize brand ambassador. Ahubwo se hano ndabizi hari amakampani atandukanye, muze ndabaha discount, mbamamarize mukire ku byapa aho ngaho, muzane company zanyu tuzamamarize. Twe tufite account ari real, apana bintu by'abagura bi fake followers. Umuntu akaba afite ngo 1 million
akaba atana byaza umusaruro ya account yiwe, you know. Je te jure. Anyway, so rero najya mbabwire ngo nango nari mfunzwe muri gereza ngo za criminal nko mubivuga, ngiye nari ndi muri immigration proceedings. Immigration proceedings ni igihe iyo so kubisobanura mu Kinyarwanda immigration proceedings ni igihe iyo hari any igihe ibyangombwa byawe byabaye expired cyangwa se udafite ubwene gihugu udafite US citizenship, ibyangombwa ufite byarangiye cyangwa se hari amategeko wishe agenga green card. Ngiye nishe amategeko agenga green card nataramara imyaka 5 mba muri Amerika. So ni ko kuriho na bindi byabaye. So diru bamaye muri justice court ni nango nanzi kizagira ingaruka kuri green card yanjye nataramara imyaka 5 kuko umugabo wanjye yitabye Imana natamaze imyaka 3 tubana mu mategeko kugira ngo n'ubwene gihugu. So noneho nuza yanjye rero green card yanjye mitangira muri immigration proceedings kuburana niba nshobora kuguma muri Amerika cyangwa bashobora kunyura mu Rwanda. Ariko ninjye bisabiye gutaha mu Rwanda kuko ndi umunyarwanda, mfite passport y'u Rwanda. Abantu nkuko nabigarutseho kare, ngiye batanye kumfata amafoto ngeze Addis Abeba, abapaparazi nari nicare gute na bro from Norway nese aramapimo mwambonyemo. Nta kibazo mfitanye n'igihugu cyanjye, ndi umunyarwanda nkuko nabivuze, ndi umunyarwanda kwanjye arwaniye kino gihugu. Umva ngiye nkunda u Rwanda na nuza na gahunda za Rwanda Day zabaga muri USA ndi hanze, natwaraga y'umugabo wanjye namukundije igihugu cyanjye. Hari amafoto mwana yabonye turi muri Rwanda Day ya 2016 akiriho. Nari namubwiye ugomba kuzamenya ururimi rw'iwacu, nakumva byose namutekera Kinyarwanda kubera iki nkunda u Rwanda, nkunda n'abanyarwanda. Ariko umuntu wicara agashaka kwangisha abantu bro, nukuri ko Imana nanga ari byiza. Ndagira mbabwire ngo nango ndi hejuru y'amategeko. Bira bintu bavuga byo kuvuga ngo Erick ngo yanywesha abana inzoga, ntabyo pe. N'abana ngiye nsangira nabo, umva ni Kigali muzareba abantu bose twagiye ducinga nabo igihe cyose. Na muntu uri under 21, by the way, not even 18, under 21 nawe, no one, you know, nawe ko niko kuri. So ngiye bari binyamakuru ibintu muri kwandikaho, sindaza kuza ngo mbatuke ngo mbashishimure ngo mbagire gute. No, guess what, tuzitabaza ubutabera. Yaba ari umuntu ku giti cye, sindaza kumentioninga amazina kuko amazina yabo benshi marayazi. Ngerique se ngo 2019 ngo gaheruka mu Rwanda ngo yaragaragiwe ngo n'aba bodyguard ngo ari kugenda muri za VWT ngo yarara muri za Serena Hotel ngo none ngubu ngo yaje ngo nta n'umuntu agiye kumwakira. Dear, nge ndi content, umuntu ikintu caka cyose umuntu yangwa n'Imana. Ubuse simuhari hano mwese, harimo abankunda, harimo abanyanga, harimo abakunda byacitse, harimo abatazi aho bintu biva naho bijya, mugendera mu kigare. Bati mbabwije ukuri, ngewe nacyuye mu Rwanda kubera ko nisha amategeko yagenga green card. Nta byaha nkurikiranyweho, case yabayeho yari imwe kandi yarangiranye na 2020. Case yabaye abantu bashyize amafoto kuri social media murabazi. So ubu nibereye Kigali hano, abo bantu ngomba kubarega ntanishinganisha. Ejo bundi muzabibona. Ese muri kugira ngo ngewe hari umutima ndwaye? Nta mutima ndwaye rwose. Abantu bose kuko n'abasakaje amashusho y'undi nacyo ni icyaha. Ni icyaha, bakoze icyaha. Abantu bari kuvuga ngo nari nkurikiranyeho ngo icyaha ngo cyo gusindisha ngo abana ngo barankata imyaka 25, ariko sindi iki ku buryo na saving imyaka 10 cyangwa 5 kandi ari abana under age murayizi bakakure ku kid game sendi igiki ibi byose mwahere ku mugabo wanjye kwa kumwese ko ariyo my weakness. Ariko guess what,
umwana wanzwe ni wukura mwese mwakuzwe n'isona bari bamfitiye ishyari mubonye nje nongera ndara muri Sena Hotel mwandi kurya neza reba hano look my background look read here read after me hey nyonyo na nyonyo nsomera handitse gute hey byose ni ishyari umva niyo mpamvu abantu ndashyira no turaso ku mubiri kwera iki ishyari umva so rero Imana babare no kuri abantu mwese mirwa munsi iki the background is amazing yango ngo ahubwo se ngarara muri Sena Hotel kangahe ngo nitume tumuteranyiriza ngo ayo kugira ngafse ko mutari kunyanyiriza sha mwangure champagne ni cyaka kiranyishe to kwinywera amazi mubase mungure champagne bambi busaba inshuti ze sha anyway tukambabwire guys ndabize benshi mwaje muvuga ati Erick araza gutukana Erick araza kugira ute araza gukoma abantu hoya reka tuzitabaza ubutabera bundenganura nshaka ko bazaza bafite izo proof zo kuvanga Erick arafite byangombwa byakoreshaga South Africa ngo bibaza aho bamwohereza n'uwari uri mu rukiko ubwo ngo azaza atange abo mutanga buhamya kuko nge sinzatanga imbabazi kuko nanjye nambabazi bangiriye igihe bari kunyicira izina nk'ubu nk'abantu bari gutegura kumakazi wenda ku seriveri ugende yoka ko kwamamaza ko kuba mutuwa guide abaza bate so umuntu yonguyu uzafata abakiriya gute niba akurikiranywe ibyo bintu bimeze gutyo kubera iki muri kunyangiriza izina so nanjye rero nitujya mu byo kugira kwiyambaza ubutabera nambabazi nzabaha harimo abatukanaga nagiriye inama nyumi inyituranyo banyituye murabizi sha it's okay anyway so no kuri reka mbabwire ngo Imana ni nziza kandi Imana irankunda turemeze neza hana ari maze umwaka ndiko fighting case yanjye ya immigration kugira ndebe ko bama asylum kuko ubundi narinjiye muri Amerika natari refugee ariko umuro yaramira ngo bashaka ngo ndi eligible yo kubona asylum yo kuguma muri Amerika so reka mbabwire rero icyo mutazi iyo winjiye muri Amerika waraje uri supported atari government kuzanye nta chance ufite zo kuguma muri Amerika no totally different nango byakwemera so icyambere ngewe Erick ninje nyine kuri fiance visa urumva noneho twagiye muri immigration ubu byo sinanubwo nari kubabwira ko kambanyuremo gake twagiye muri immigration baravuga Erick kuvaza muri Amerika umaze kujya mu Rwanda mu gihugu cyawe kangahe ndabyo yatumaze kujyayo inshuro ebyiri mu nshuro ebyiri iya mbere wagiyeyo umara gihe kingana gute amezi abiri okay amezi abiri okay inshuro ya kabiri namazemo igihe cy'ukwezi okay so no kuvuga ngo ni ryari wagiyeyo ndabyo yatangiye 2016 ngwa wanje akiriho 2013 mu kwa 12 kugeza 2017 mu kwa mbere amezi abiri mu kwa kabiri okay noneho baravuga ati hari ikintu cyakubayeho kugira ngo baguha asylum nuko abantu babanza bakabeshya ati government yaradutocarinze baradukubise batugize gute barambaza hari ikintu cyakubayeho ugiye wari uriyo hari urwego na rumwe rwa leta rwigeze rugukorera hari urwego rwa rumwe rwigeze rugukomeretsa mu Rwanda mu gihugu cyane bati hoya okay mbere yuko uza muri Amerika hari ikintu kigeze kikuba hari umuntu ugize kugira nabi kubera uriwe cyangwa bakagukomeretsa cyangwa kugira ute atari umuturage usanzwe inzego za government iyo bavuze inzego za government ni any law enforcement tabati hoya okay baravuga ati okay umugabo we yarapfuye ni mukiri kumwe kandi nubwo uri umugay activist mu Rwanda nategeko rihana aba homosexuel ati yes ndabyemera ibi byose nta numwe wari ubizi ni kugira ngo mbahumure injiji zose zababwiye ibintu mutazi ahantu narindi mumenye at least ahantu narindi guys muve mu noza muve mu rujiji ubwo ndi kubabwira ibyo muri immigration Erick okay mu mezi abiri nta kintu cyakubayeho yego muri ubwo mbere yuko winjira muri Amerika sari kigeze kikubaho hoya okay nanguri eligible ya
convention against torture kuko nese nari kubeshya nta kintu cyambayeho nta muntu ngewe wa government urangira nabi habe n'umukuru defense urankobezaho inkoni ndarengana hano mu Rwanda ndarengana. Okay, no barangije aravuga okay, so you are not eligible. Kandi no kwera deal na narafashe muri justice court kubera zira video mwasakaje muri 2020 nango nza kubivugaho cyane ibyiye zira video kuko murabizi byose. Baravuga ati okay nango eligible for asylum. Daje ubwo mbingira ute mbiva mbwira umuntu uzati ngiye nta mucaka gukora piro caka kwitahira mu gihugu cyane. Dia nari mfite passport zino nshyashya nagiye ndayigira ndategereza paka aribwo natashye mu Rwanda. So rero abantu mwicara mu kansebya ngo ubuzima bwaranze ngagiye kuba imbo bagiye kugira ute nese mbere ngiye nacuruje karito bro ngiye nabayeho ubuzima mwe mutumba mutabona njya nishara hano nkishimagira ute nacuruje karito Nyabugogo nacuruje itabi kandi mva mu muryango wifashije ariko nadakoresha ibiyobyabwenge ari kugira mbeho ni surviving. So rero no kuba ndi hano mu Rwanda surviving kuko I'm a very lovable guy ndakunzwe abantu mu nyanga ni mbarwa ngewe ndagira hano muri banki bakanyakira neza ba service bankajya hara muri restaurant bakanyakira Erick Emuhungu njye natikanagira kuko nziko ku buryo usiko kuri umwera nta kintu wishinja ku mutima nta kintu wa. So ubwo rero abantu mwirwa mumvuga nabi no kuri Imana bababare ndabona abantu 3,000 kuri Instagram mukomerezaho abandi mu network tameze neza mujye kuri YouTube amazina ni Erick Semuhungu turi live kuri YouTube ushaka kubirebera kuri televiziyo yawe wanditsemo Erick Semuhungu munaveho mukoze subscribe kuri YouTube mugura ama badge hano ndacyaka cyane ndashaka champagne mugure shangazi champagne mwabagore mwe sivyo bini ibiki banyarwanda. Anyway, so ngena abantu bose bafite ikibazo Imana bababarire guys nkuko mnayabwiye umuntu yangwa n'Imana nariko sineze gucika amazi nge nzagumana class yanjye ngumane level yanjye sinzaza cika amazi ngo mumbone ndi kubika inyamakuru byo muri quartier ngo kuma interview kare never and ever simuza sineze uburyo shyari zakomeze ribashengure nango mva ndibashengure ndimuteze kumbona nandagaye hariya kare nzagumana class yanjye. So rero ibindi by'abantu bari kuvuga bansebye bagira ute nukubeshye ngiye ibyo mbabwije ukuri nibyo byanjye narindi muri immigration proceedings na byankurikiranye byo gufata abana ku ngufu n'abana niyize nsindisha na case ya 2020 y'ibyabaye 2018 yari umushuti wanjye kandi naje mbisaba imbabazi ibintu byabaye abantu basakaje ari amafoto n'amavideo murabazi reka nabavugeyo kugira ngo bicare banabizi nubwo ngiye nagezaho ngiye I forgive but I don't forget umuntu asakaje ari amafoto yitwa Kadi Gihozo ubunguyi no mu transgender yise Kadeti Gihozo undi muntu uwo Kadeti twapfuye ibintu by'amashyari abanyarwanda n'amashyari hari abantu bagira amashyari amafoto n'amavideo niwe muntu wari uyafite abihande abihashadibu babazi Shadia yashakaza ayo mavideo n'amafoto ahantu hose undi muntu yari Jihad ariwe uzabakiriho Cyprien ngiye nageze aho ndanababarira kuko nanzi ko ngiye bino bintu byanarangiye n'ibiki dura ama space tugaseka tukagira ut I forgive but I don't forget Mbabazi Shadi ariwe Shadibu niwe wafashe ama video murabyibuka yashyira kuri Snapchat kira n'icyaha nawe yakoze right no muri justice court mfite ama screenshot yiwe bakoresheje baza kundeka muri justice court. So nimwicare ubwo ngubwo igihe nikizagira namwe nozi bagireho justice je te jure abo bantu batatu nibo bagize ute bagize ayo manuza anyway byari byaranarangiye pe ibyo byari byararangiye ako ngiye deal bamaye muri nuza muri immigration nango nari nzi ko izagira ute is affecting my green card nyuma y'imyaka 3 rwo mu kwa gatanu mwabonye
nagiye nka buri mukabona sindi kugaragara naye ndi kurwana case ya immigration apana criminal justice birabya byarangiranye na 2020 ikambabwiye nabakurugutura mu matwi iyo nza kumenya ko immigration izanye ishobora kunyaka green card yanjye ntabwo nari kugura imodoka nshyashya 2022 murabikanye ngiye ngura brand new Chrysler 300 nanga 2020 as down payment. How many of you mutanga amafaranga ana gutyo for down payment? Bro, no isubiri he. Siganisha payment kandi natanze 2020 as down payment. 2022 brand new car. No isugo ngo nari kwanzi koko mfite case negereje nkagura imodoka nshyashya nzi koko ari yiki. Think about it. At least yari amazina yanjye nibiki sinkodesha nyungura genda ukira amazina yawe ngiyewe nkamwayibona brand new zero mileage atabya n'ibyo kubanga iki iriya modoka yari class ihagaze 30 natanze $20,000 as down payment. Barayitwaye bro, barayitwaye busiri kwera iki. Anyway, can you check kuko it's too much bro, it's too much. Gusa najyamba bwire ngo umuntu wese wicara concept please shirizina ryanjye hasi kuko narabaretse bambe murabizi ubundi ndashishurana nkatukana nkashirika n'isoni nkagira nge nawe ninya Imana yonyine genda senga murabizi ndasenga nkunda Imana. Yes niyo nubwo ndi wo homosexual ariko ntibimbuza ko gukunda abantu uje unyiyambaje nkufasha natarebye icyuri bangahe na feedinze muri COVID-19 ikiza cya noza cya mobile money ngenda nakoreshaga mobile money ndi muri Amerika bangahe nuza list yari ndende ikiza cyabyo bikari history nanga rya indusiba bangahe nafashe nkoreshe za word limit benshi narigiye twaraga amajoro dutanga amafaranga 3 kugeza nubwo twagiraga tukagira ute ibyari byo byose Princess Flora ibyari byose uzi ubwenge arabyumva wesha nango nasoma this biri kwirukanka message biri kwirukanka kubera muri kwandika muri benshi umva jotoshir abantu bagiye mfasha ni benshi so nanjye rero nango nzaburara this ngo nango nzaburara kuko iyo ugira umutima ufasha ukagira umutima ukunda abantu barakugira. Abantu numvishe ngo ngagiye kuza ngo Kigali ngo ubundi ngo ngisimwote ngagiye kugira ngo kurya inkoko zi Madrid ndagira ngire mwibutsa abantu abariyo nabo nabantu ngese mbarushiki erega nanjye ndi umuntu nk'abandi havuyeho ko ndi umu public figure cyangwa nzwi na benshi nibiki at the end of the day nanjye ndi umuntu nkamwe guys kandi mva amaraso nkayo mu nese ndigiki nabwi ubuzima naciyemo nyine ncuruza karito ncuruza amatabi ncuruza amashokora n'amaki Imana imindurira ubuzima narindaga imodoka South Africa narebabwiye nkora kagadi iruhura genda rashirira umugabo wanjye twahuye nagiye muri gay pride cyo gihe nabeshye ngo ndarwaye sinza gukora ariko nshaka kuruhuka nkajya guserebura nk'abandi icyo gihe niho nahuye n'umugabo wanjye South Africa. So ubwo ibyo byose ni jani yo nagiye nyuramo ngiye Amerika nayirose ndi gusenga 2013 nyine muri Uganda zari inzozi zo kuzajya at least zari inzozi nageze so rero ndagira ngo mbabwire ngo guys shamureke gusebanya twese turi abantu uyu munsi ninjye ejo ni wowe so Imana ibabari abantu mwese murirwa mu nsebya ndi hano nango naje nihishe nkuko nabwiye ati amafoto ya mbere ngewe amafoto ya mbere ya bayamfashe ndi muri kuri airport ya Addis Ababa. Hari umuntu twahuriye ngeze Serena ndi gukora check-in arambwira mbwiye ati naje Rocky nta muntu bizira byango kare ati amafoto yawe nayabonye kare ngo abantu bari ku kibuga cy'indege ahantu samuye ngo nango nari nzare ko anyereka mbona umupira w'imbeho nambaye gutya nicaye ahantu dutegereje indege mbona ni ngewe anyizwe dutegereje indege isahe i Kigali aho Addis Ababa
ndabati hashize amasanga ndabandago noneho nigengeze kuri airport Kanombe njyaho namnesha naho wari kumbona ko ngene neshakiye kwizira Loki umva sinagiye kwa nkabona from nowhere nageze mu rugo Munesire na hotel nsanga amafoto n'amafoto Semuhungu ageze abantu baransuje hariya kuri airport bite wageze hano gute ko tutabimenye ko wari warabuze amakuru iminsi myinshi ariko nta muntu nigeze mbona mfoto Jotoji nahise numva Erick yagejeje mu Rwanda Erick bamudeportinze Erick bamugize gute guys ndi umunyarwanda nkunda u Rwanda ko ndi hano mu Rwanda se hari igikuba cyacitse nagiye gushaka ubuzima kandi ubuzima narabushatse hari icyo nagezeho kandi baravuga ngo gira neza wigendere urukundo ruruta byose so rero ndagira ngo nshimire abantu bose twabanye abantu wese mu nkunda no kuri thank you very much hari abantu babaye muri Amerika imyaka n'imyaniko dia badafite icyangombwa at least ngiye nagezeyo nivere judge wa immigration amamagara a native and citizen of Rwanda and a lawful permanent resident of Rwanda even ubwo kwa amategeko yagenga green card nishe bakaba baravuze ngo ngomba gutaha ko natashobora gutsindira asylum ituma ngo nshobora kuguma muri Amerika ko baravuga ufite umubyeyi w'umunyamerika hoya ufite abana b'abanyamerika ndati hoya okay igihugu turukamo n'ubwo uri homosexual nango kimwe n'umugabo wawe yitabye Imana okay gomba gusubira mu gihugu cyawe ko nta tegeko rihana aba homosexual ri mu Rwanda uko bari abantu baba bari smart bro bagenda bagasoma amategeko basoma bill za government za parliament bakareba bati wabaga muri Uganda ni gitegeko niho riri ariko nabwe ne gihugu bwa Uganda ufite so twakoreza muri Uganda ko suri umunya Uganda tugomba koreza he mu Rwanda mu gihugu cyawe so nibwo nabwiye umuroya ase ndikuburane kibintu ndeka nitahe abantu ikakuburana zatsinda hell no bara baroya rero nabo nabajura umara kumuha amafaranga ntiyongera kukwireka agenda akikorera ibyiwe wabambwiye akandika B C D E F akana umva noneho yagiye amfangira kesi avanga igihe umugabo yanjye yitaye Imana avanga ibintu ndabati noneho yanyigiragaho umva ndabati what this too much ngomba kuva hano hata ego kumva ngo mugeze ariko mu 3 ariko nango namwicaye anyway so rero Instagram yanjye iriho ngi murayibona ikintu narasibye cyonyine ni Twitter nagize deactivated other than that yes nagarutse mu Rwanda nyine of course ariko ibyo bamvugaho sibyo ngerike bino ngerike biriya guys abantu mwiza amategeko cy'abantu muri Amerika ni gute Amerika ikofaringa ngo tugucyuri wanyu uremera gutaha iwanyu cyangwa tugufunga imyaka 25 uri giki baragufunga iyo myaka 25 straight ukayirangiza ni waba hamwe n'icyo cya straight imyaka 25 ukayirangiza wamara kwirangiza bakagukira muri immigration proceedings yo kugucyuri wanyu niba mutarimo nabizi sha anyway mwatumye mfata noza deal kwera amafoto n'ibiki mwankoreye cyane mu byamamaza hari muri state of Nevada naburaga na state of Nevada 2020 harimo amazina ya Kadeti Gihozo na Shadip ujade we nanga arimo ko nango bari bamuza ariko amafoto ya noza y'ibintu noza yoherezaga birimo hari Shadip ariko burya Imana ihorihoza ugira neza ukabisanga imbere wanagira nawe ukabisanga imbere kandekera so ndagira ngo nshimira abantu mwese rero 2,800 mwari hano 3,000 YouTube ndabona muriho kadufata umwanya ibibazo nka 5 ubundi mbareke ikintu ndi kurwanya impamvu nakoze zino live gutye ebyiri no kurwanya karakavuyo kaba YouTuber buri kanya ngo interview ibinyamakuru byose interview muzakomeze munyanikeho ibyo mushaka ngenda babwiye ngo tuzakizwa n'urukiko umuntu wese uzi kuko yanyanditse hansebya tuzitabaza urukiko ndi mu gihugu kigendera ku mategeko ndi umunyarwanda nkunda u Rwanda pe so
ubwo rero ufite question ashobora kumbaza ubundi Erick inzu hanga inzu yanjye ngo barayitwaye bamwe inzu yari yawe ngo cyangwa government irayitwaye nese kambabaza inzu yanjye na government bihurira ngamumbare mumbwire nakore iki government kugira inzu yanjye tware government tware inzu yanjye nakore iki government inzu ego amabaje ndabona imvura iri kugwa ese we nango munyaza kungura champagne umva secretary yani mirangi yani nzayo mobile money ni kangaye mfite ni mirangi ya mobile money wako n'wahita mutangira kumamagara uko ndi Kigali mva ndabiyamye nibo ko tari inshuti imbere notangiye kujuza umumagaro mbuza amahoro mumbabarire tsara kutarongera gose by the way kababwira kuko sometime yagiye duchatinga hano ukagira ngo turaziranye cyane so haro duhura yesi ngakumenya iyo twaganire cyane ariko niba natakwibuka bambi ni duhura by'unsuhuza Erick bit nkuko mudisi muzamukansuza yes Erick bit ni nsuhuze nanjye nsuhuze nari ni duhura na turi kufatana ikirahure ya dufata ikirahure nari na mutima mu bintu you know ariko utazancaho ngo ubundi ubibyimbiremo mutima Erick ngo daranyi aranyirengagije anyway so ego komana umva sasa rero ikindi nagira mbabwire ngiri se ugira ababyeyi babiri bose bari hohoya mfite mama wenyine dizi mfite mama na papa ngira ngo gira muduhe namba yawe ya mama watinza ego komana umva nime ya mama ndazakora inbox kuko mushobora kuhita mugira mushobora kumamagara muri live yanjye rakayitangire gacika ahubwo cash app mushyira amafaranga cash app mushyira amafaranga kuri cash app ni Erick Semuhungu bifatanye zere yanjye ni wasemungu@gmail.com wasemungu@gmail.com word limit ria ubundi address ni Kigali nese na buryo wasubirayo nuvuga ngo ubu nguri muri Amerika rero ikintu mutazi hari kibazo impamvu nubwo umuntu akibona na chances hari kibazo cya immigration crisis hari abimukira benshi bari kujabuka imipaka ya Mexique bavuye mu bihugu bya kure bakinjira muri Amerika 100,000 binjira ahitwa Eagle Pass Texas abinjira Yuma Arizona abinjira California abinjiriye yo za Otamesa umva hari kibazo cy'abanuza benshi so kugira ngo upfe gutsinda immigration nibibaho immigration ni ukuvanga immigration ni government ariyo federal noneho state ya state babitandukanye na federal ariko abantu baraza bakababeshya nta numuzeho biva nta nuziyo bijya so niba kababeshya like abantu babizi ni so true the immigration crisis is crazy yeah harimo ingabira Tristan Abiz umva nta munsi batavuga ikibazo nk'ungu bari kwirikana secretary of department of homeland security yitwa Alejandro Mayorkas so anyway ni byinshi guys ni byinshi gusa nagira ngo nkureho urujijo rw'abantu bavuga ati Erick yakurikiranywe ibyaha byo gufata ngabana ku ngufu na nshuti by the way na n'umuntu ngiye turakorana na sex ya turaforinga na lava atarengeje imyaka 21 so ibindi rero byose na amagambo no kubeshya na muntu z'ukuri ni kwa kundi babeshya none se reka mbabaza uwari uri muri immigration cyangwa se not even immigration wari muri justice court ninde ra ko uzi ko ibintu by'urukiko rwa immigration bibera mu muhezo dia barakubaza ngo confirminga ko uyu muntu wemeye ko yumva ibiri kuvugirwa hano niba utabyemeye bahita bamusohora jotoje asura to God kwa ko ngo any case very sensitive kwa ko kuvuga ngo umuntu bagiye kumukira mukure mu gihugu bro na ngisamugiye kongera gushaka dange nabyo gushya ibintu byo gutika se umva ibisanzwe ntango anyway so ikintu mutazi nta numwe waruzi ngo tuguye kuri Jade namuvuga hiki Jade ko azukuri Imana yonyine izamwihembe nge nta kintu you know nta mundaza gutukano nta mundaza gukoma kasuku naramwandikiraga gerega nakoreshaga telefone hano narindi nakoreshaga telefone hapo ikintu takoreshaga ni social media harazese uyu nguyu boss kandi twavuganaga video call Dekati twabanye video call ngo yigeze kushyira ifoto twavuganye
Fafa Party twavanye video call, Fafa Party Time Bisi twavanye video call, Young TJ twavanye video call. Hano nari ndakoresha telefone imeze neza rwose. Nese mwana baramarangwe. Umva nari meze neza yeah, I was doing good chatting, amfite na nimero de telefone ariko ikintu atari nemerewe gukoresha ni social media bino bya Instagram na bya numvaga n'indirimbo nimviraga indirimbo za DFCD, nimvaga indirimbo za Keniso, nari indirimbo numvaga guri ishyuruka cy'amafaranga ukabyumva, you know. So rero ibyo ababeshya bakabashuka bakabakaranga is not true guys. Nimukagiye mugendera mu bigara abantu bakaza bakagira ute na Ali nawe twaravuganye video call by the way, na Ali twaravuganye. Yes. And ndafaka gufata umwanya nshimira umuntu wese wahangayitse akahangayikishwa n'ubuzima bashaka kumenya Erick bimeze bite, bimeze gute, you know. Nukuri mwarakoze, ndabakunda. Message ni nyisha, nubwo mfite message ibihumbi n'ibihumbagize amakoruze abiki, ariko nagira mbanze nduke mu mutwe nuze dahari tuzadukubetana hano muri shiro muteto muri twe haya meni mwita gute shiro muteto tuzadukubetana muri shiro muteto bose nizama magaze kumanda mu nyimeri ifite ibintu byanyu mwigize niko umuzanyi muri buri shiro Erick Emuhungu, how are you? Clinton and some fine bambi niko. So ibindi byose shabara babeshya nimukumve baramabwira abantu y'ibintu bavuga kabisa. Na numwe uzi exactly what I was going through. Aho komeze neza bambi nta muntu wigiza mohoteranga nga nkubite cyangwa agira ute no one bamshana bambeshya. Anyway, so ibindi rero byose Erick ngo bamutware kumufunga bamugira ute. Rwanda igihugu kigendera ku mategeko ntacyo nakoze mu Rwanda ngo nari nkurikiranywe ngo Erick ariko Kasuku yanwikiragaho nkamubwira ati wa muhungu we ibintu ukora ntago ari byiza, wa mwana w'umuhungu we naragufashije baragushimitse bakugira ute ndakuvuganira. Kasuku nayo na mo blessing yongegera y'urutwe rubi, ariko niwe bari mu bantu ba mbere kuvuga ngo banjyanye mageragere. Namwe yase Kasuku natagutumye ngo nwikire ngende content ngo bro ngo mba ndi gutwika ngo ngo ndabiza ahantu uri nibiki bura ndanda nkabihore. Abandi kuri Twitter Erick imitungo ye barayimutwaye, noneho ndagira ndabaza ngo imitungo barayimutwaye, imodoka amini inzu barayitwaye, nese unicaye hanze na usese na murigese nkaraba yiwe badabaranga baburira n'agaciro. Anyway, so thank you very much. Naringiye nababwiye ndafata ibibazo bitanu ubundi bide tugenda. You are lying. Uri ko ngo you are lying naza babwira ukuri. Anyway, very Twitter anyway, so nure Twitter yanjye umva Twitter yanjye ni Erick Emuhungu hariho K harangira kuri Erick ni CK mugene mukore follow kuri Twitter yanjye kuko iyo ni nshyashya nakoze nahinduye username ni account yanjye nari mfite murayibona ya create inzwe 2013 ni za kera. So yandi ya mbere y'ibihumbi almost 20 kwa ko natinze kuri restoring Yagarutse yahise ba deactivated, nango igeze ba suspended ahubwo yabaye deactivated. Nashatse kuri restoring Yagarutse ngo byemeye. So ndagira nshimira abantu wese twabanye, yaba ari kuri YouTube yaba ari kuri Instagram, hamwe ndabashimira no kuri Imana baho umugisha. Thank you. Na Willy Sorry so ngo nawe ngo yarinze ko ari inshuti yanjye nagiye kubona amanangare kunshumika ngo namaranga mutima yanyu ngo nyeneye ngo Erick icyo gihe yari ikinyamakuru yari televiziyo yitwa gute we, hari televiziyo yageze kunyandikaho ngo Erick ngo biravugwa ko ngo ukagiye kwezwa mu Rwanda. Ayi bari televiziyo yitwa gute, ya televiziyo y'ibintu wafashe ukakotinga yitwa gute Willy So ndakubonye hano ya televiziyo yitwa gute ngo namaranga mutima yanyu nshaka ngo nta muntu nshaka ngiyagire nabura narumye. Anyway, umuntu yangwa n'Imana guys.
aba celebrities inbox turi kuganira turi we are happy to see you ugaruka abahanzi b'inshuti zanjye abanyamakuru bankunda baki abantu bose bambisha nabonye messages na support from all over the corners kabisa. So thank you very much. Buri sera ncumitse namubonye hano bambi nanje sinakuboroka cyangwa ngo tuke umva Imana yonyine. Umva ndabashimira abantu mwese no kuri mwagize umutima na support yo redivine man divine la patrona. God bless you. Dekate Babarao, oh my God, Dekate Babarao uri mfura y'u Rwanda. Dekate Babarao, God bless you nukuri. Dekate, thank you. Umva bro, sinzi icyo nakora nakwifuriza gusa nkwifurije, oh my God, to be more success, to be more rich, more money, more life, more everything, bro. Anything you need in this world, I pray to God to be granted to you, bro. For real, thank you. Thank you not to let me down. Thank you not to support all those guys who have been there trying to put me down. No kuri Imana iguha umugisha, no kuri Dekate uri umugabo pe. Ngiye nkunda umugabo nkanga imbwa pe. Uri umugabo Imana iguha umugisha, bro. Anyway, so nandi mwese mwese ndabashimiye abantu mwese bahangayitse. Ora umwana wo muri Canada witwa umwana wa ministry this karakana umva karangayitse. Ani gihe nafata telefone ngasanga agiye nacha umva sembasetse mba story. So agiye najya kwa accessinga telefone yanjye isanzwe, noneho najya kwicana ngasanga hari umwana wanze ku giving up on me. Umwana yitwa umwana wa ministry Jordi mana Jordi ari hano na Jordi hano. Jordi, my goodness, I love you, bro. I will call you, by the way. I saw you try to call me anytime. Oh my God. Uyu mwana hagira muri code ngira kano ka message. Jordi, thank you very much. Thank you. Oh my God. Karakana making sure ko dushobora kuvugana na Boskani, creating account zo dushobora kuvuganiraho. Oh my God. Sha. Thank you, man. Ura Jordi mwana this umwana wa ministry aka Jordi. No kuri this Jordi Sisinyo. Umva. I want to say thank you, So anyway, so ngira ngo rero ndabana na ibibazo bihari. Ndashimira abantu bose, my family have been there, my sister, my mom. No kuri, I really appreciated no kuri, my cousins, my real sister, my aunties, Lidivine la patrone. Wewe kasuku na jambo ufite hano rwose, Imana ikubabarire. Nawe wigaye, bro. Hauze gatungo arugiye no kumfungura GoFound se ndi kimuga ariko Yesu we. I love you too, sister Lidivine la patrone. Thank you, ma'am. Nico, Kasu. Bro, ukunda abantu bigeze kurwanira nkagira ute tugafatanya mu gufasha abantu tukagira ute. None nawe wari mu bantu barimo kuntwika, ariko sha nukuri Kasu aho uri wigaye, bro. Uribuka ko nakwandikiye message bisanzwe ahantu nari ndi muri ibintu bya immigration, narakwandikiye, bro. Gusa Imana ikubabarire ko udashimiye Boskani. Boskani namushimiye guhera kare, ntabwo nango wabyumvise. Boskani nawe twaravuganaga. Boskani yarari hari ngo bakubita amagodi ngo kuri nose. Ndumva nshaka ko uncumikira Kasuku niwe yagucumitse kurusha iwawe yari nama oya nango ndamucyurira ko yaje ngo nkamugaburira iwanjye. Ibyo byaba ari ubutwa nango iwacu ari uko tumeze. Abashyitsi n'umugisha. Ya Kasuku yaje wanjye ndamwakira naryamuha icyumba aragira icyumba nangwaye kubona ibintu bamucoma nabandi bose bamvugaga bakanuka ngo nabe yavayo ngamvugire. So uri ikigwari pe, Imana ikubabarire. Uri ikigwari Kasu. Ndakugaye, you are not my friend anymore. Kandi igihe wagiye muri ibintu bya sober living
warahindutse bro. Ugaruka bwa nyuma tuvugana uva uri kuri airport inoza muri noza, reka nkwibutse I'm sorry kutubwira bintu ariko birambabaje bro, kankumbi kubwira wowe no jakundakre n'ubundi warancumitse urangije urabeshya ngo warimo kugira ute, warimo kunwikira, wari kunwikira bro. Wambuje amahoro angana ute uri Frankfurt kuri airport uva i Kigali ugaruka muri Arizona uri kuri airport ya Frankfurt. Please reke cash me up bro, inzara iranyishe nshagura baga hano ngiri impuhwe zanjye. Umva abantu nagiye mfasha nibo bagiye bancumika, nibo bagiye bagira bro. Bwa nyuma tuvugana na Kasuku cyo gimba yaravuze ngo mwereze amafaranga anya kose mwege muzamufata amatrip mugende Kigali mugaruka na 5 mufite mu ibyo najya nkabasuzugura muri ngegera. Ni gutupanga trip ukagaruka na n'icyo cya 5 ufite amafaranga manamwoheje yari kuri airport, inzara yamukubite kuri airport se wana mukashingiye hapo. Ariko bro reba Kasuku yagezaho ahitajya mu bintu bya sober living bro. Namuhamagara wenda hari nk'akantu cyaka kumubaza bro ntiyita ndamuyatse se aho se Kasuku uri nawe uri mu Caritas umuntu twabanye noneho wagiye mu bintu bya sober living ni ibintu byo muri Arizona babahabwa amafaranga rero wanamaye 200. Hari nige nawe mubwiraga disi ndi kwikina wese ko nawe mfite akazi meze neza bro, akava ngumva ngo uretse naje nongere ngo hamagara kahita agenda kabura cyo nibwo nicaye menya abantu neza. Anyway, that's so crazy. Kasu sha nango nabaye ngo ngutuke ngo gira ute. Anyway, umuntu yangwa n'Imana guys. Kasuku se it's okay. N'abatari Kasuku baranyandagaje. Hari ikinyamakuru hari kitwa gute naba wiri so reka kwandika muri comment ngira ikinyamakuru wafashe ibintu ga quoting cyangwa mbikuzanire mbigusomere hano bifite ku mapro nge najyaga muri library nka printing. Ibi byose nabyandikiye abantu narindi se nari mfite access kuri computer, nari mfite access ku ma tablet n'ibiki, ariko udashobora kugira ute guhamagara woniri texting ukagira ukanavuga video call, ariko udashobora gukoresha za YouTube za Facebook. Ibyo ngibyo nabo byari byemerewe, ariko se abantu bose kuko mu kwandika inzu nese kumwavuze so government barayitwaye, nese government arayitwaye ragaruka aho ni mucumbiki niko ni mucumbiki izo ako shabukunda imitungo mana no ibintu byanyu ko mwavuze se ngo barayitwaye Godfather yavuze ngo Erick cyuye umuntu Godfather nawe umwanya umwe yaramvugiraga undi mwanya kancumika kandi ngo yari inshuti yanjye Godfather. Yese uko Godfather muza hinduka nk'ikirere nyine bari kwitwikira. Ikinyamakuru cya Kasuku rwose niwe wabinyeretse uko kuri Kasuku se uba wibeshya. Anyway, umva rero ikintu mubona abantu bari kunziza ngo nuko nabimya ama interview this. Anyway sha it's okay. Semuhungu nshaka business ushinga muri ayo mafaranga umanukanye live mu kwisobanura. Ubuzi icyo uvuga warakuvuga iki subunde Niko. Anyway, mama champagne umwana wa ministry sha nagushatse ndakubura muhungu wanyu umwana wa ministry ako this nandi gushimira this umvano waratumye njya ina emotion ngiye kurira ngoma kumanuka kazi kigaruka hano tukarya show rero kirumanuke samirashe yo mama we Anyway, I gushimira this kono you have been there for me umva umwana je nababwiye guys, it's not a joke. Hagiye najya ku accessinga telefone yanjye, telefone isanzwe nayicana nyine aba office aba immigration officer bashinzwe kugira ugiye gufata mu yenda nka contact zo muntu runaka cyangwa umva nacana na telefone isisona akaba ngo ko babaje ku texting abantu ngo baguhamagana bati hoya bam uyu mwana nibwo navuze this uyu mwana he's a true fan, he's a true friend. Uyu mwana Jordi sha umva nagize emotion ndarira rimwe kwera Jordi nadashobora kwitaba ngo at least muvugire ariko nyuma this Imana irabikora tuzatangira turachatinga umva ibaze rero from nowhere ugacana telefone umuntu akahita guhamagara karita sinakwerekeza ngo uyu muntu ari live just umuntu agagerageza gutyo bigahurirana nese ba this there is like strong connection
yari irimo hagati yanjye na Jolt. Ni umuntu twakunda gukorezanya amastrika kuri live ya Zanoza, ariko this ndi hano noneho ubu ngubu, you know, rero ndagira nsaba amakampani muduha akazi. I'm hard working. Nari manager muri Dunkin Donut, assistant manager muri Dunkin Donut. Murabyuka bagiye kuma branch yanjye haburaga gato, rero byose bipfuye ubusa. Keri Escobar yaraje mu rukiko rwa immigration, abati please reke mbariko namuwe mu bintu bya immigration bro, na maranga mutima kare umva low ni low. So rero guys, so ndashimira abantu mwese, DC message ni nyinshi, na WhatsApp ndiho, nimara gushyira WhatsApp mwe ndaza kuha namba yanjye, ariko nuza WhatsApp yanjye ndikwigira bikanga. I don't know why, sinze ngara amakode ngomba gushyiramo, ariko ndi kuri Telegram, ndi kuzindi imboga zose. Hawi nuza yananiye kwinjiramo ni TikTok, imbaye yaravuye, sinzi ukuntu byagenze. Anyway, ibindi rero byaba ari ubujajwe birenze ibi birabinyamakuru ibintu byandika nabivuzeho, n'abaprenge audio ya Noza ya gift uriya bakoresheje muri Noza, mwamwumvisha ibintu yavuze byose, birabintu byose byari ubujajwe. So rero ibindi birenze ibyo no kubabeshya. So kanicara no hasi close nsome, fate message zanyu, fate izo kuri YouTube. Kuri YouTube mwandike English please yo Luciana kuri YouTube abantu benshi ngo please English. We are just talking with I am talking with my friends about ubonye ukuntu none Erick ubonye nk'undi mugabo USA wasubirayo. By the way, yeah, ibya USA kambasobanurira USA nango DJ nawe ndisidamusuhuje DJ muhungu wanjye sava amakuru. Umva hari ikibazo kiza hano kuri YouTube, witwa Mureke Soni Emerine arabajije kuri YouTube ati none Erick ubonye nk'undi mugabo USA wasubirayo. No. The cat in the house, muhungu wanjye the cat waragiye gutuma ndira kare mu mwanya nandi gusobanura ukuntu uri imfura, uri umugabo bro. God bless you bro. Thank you not let me down. Umva hari umuntu waje ikibazo ngo Erick ngo ubonye umugabo muri USA wasubirayo. So nukuvuga ngo iyo bakwirukanye muri Amerika cyangwa se bavuze ngo wishe amategeko agenga ko harakora law, amategeko agenga green card se cyangwa agenga asylum na July wajelaye agenga green card. Hold on. What the hell? Sorry. Yego, concepting abantu live nawe yeme obireme. Yo! Oh my god, naize ngo biranza nangiye kurira. Witsa abakuru ipusi kumbuga. Narize amajoro atakiringana man. I know. Oh my god. Nararize bamfata nk'ikigoryi bagira gute nabwe ati bro. Muvuga ibintu mutazi, Erick ndamuzi nzi umutima we. Urabona hari kuna abantu bataza abantu numva behind the scene. Bakabona zino facade we put on dushyira kuri nyine kuri social media n'ibiki byose. They don't know, ntago bazi umuntu wari we. Exactly. Benshi. Yeah. Twakoze ama space ndimo nkayizamo n'ijye urimo kudefana ngenyine. Yo. Abantu bakakuvugana n'iki cyose nkavuga ati ibi kuki Erick akiri hano mutamuvuze nabi. I know. Kuki akiri hano mutigeze ibyo bintu byo mubivuga. Mukabona agiye akadubwo munye kubivuga. Ngwengwe urashyigikira umuntu ukoze ibyanka ibi ngibi. By the way, sinzi niba babivuze ngiye kambyivugire. Erick ntiyigeze akatirwa icyaha na kimwe. Erick yabaye umwere mu rukiko. Naribo byinshi nyinshi ntibabyumva. Benshi bategereje ngo uzataha ngo mise gushina biki. Uje mu gihugu cyawe. Uri umunyarwanda. True. Kandi turakwishimiye kuza aho uri hose. Urumva? Yego. Man, wabonye zanzire zo kunyarwanda nimba inyarwanda nibi. Zanzire bro, nujyo hari abantu bumvize ni inyarwanda igihe. Bariya muri 24 bataye igihe. I know.
ntibazi ibintu iyo biva niyo bijya. nanze kubasubiza nabihoreye bababeshyaga 2014 2013 na 2 24 igihe n'inyarwanda n'abira binyamakuru bwose bwandika ni no sense ni ukuvuga ngo barutwa nande na kazungu ka bose. I know. Inyarwanda igihe zirutwa na kazungu ka bose nta makuru baba bafite, ni ibikuriki biri aho ngaho. Mba batanye konsebya umugabo wanjye yitaba Imana 2017 ngomeza nk'abihorera naza mu Rwanda nkabima interview bakongera bakankoma uko ngiye bakongera bakankoma sibagiye bankoma inshuro nyinshi ngiraho ndabihorera nanjye ere karame ahubwo amafaranga y'inzo zarya ngo twiriresha byose kare kimwe n'ubundi. Karinga inzu government yarayitwaye ngo nyuyu umunyu inzu barayitwaye ibintu byose urumva, ariko bari bazi ngo zamanukira ku bigori basanga Serena umfa nabwese aka kantu kababaje cyane nabwese kavura iminikano cyangwa nongeye nabwese murebe background yanjye murebe n'amazi ndi kunywa ubundi se barajya mbatembereze ibyumba ariko barasa aho bazaza bakuruka amataya ndabyibuka nenjamye hano arambwira ati Erick ashaka kuvugisha. Erick se no se bimeze bite? Ndabati Erick se yemere kuvugisha umuntu umwe ngo niwe ashaka kuvugisha wenyine man. I know maze kwibabwira ati deka twaravuganye aba bose kandi bandi banga kubyema bakavuga none se kandi avuga se aravuga gute nawe ati oya bambwira ati ngo boss byuka bimeze Erick se mu ndabona ari ku murongo ngo turamufite bitamba ati yo 5 kuri 5 man. Mwe mu bantu wa mbere beza bitonda babayeho muri nose. Oh thank you sir. Erick Semuhungu none arabantu bazingo ngo dekati no mugome bro vugisha kuri babwe je nta bugome ngira mu mutima wanjye man. This is a show business ariko iyo bigeze ku buzima bw'umuntu paying attention niyo mpamvu uzasanga njyewe niyo umuntu arengana ndamuvugira yaba yagiye muri geza aho yaba ari hose ngenda muvugira ntiri ku munota wanyu yo. Thank you n'ubuzima busanzwe n'ibintu ntandukanye kuko ngenda umuhanga narize bro ntago ndi stupid like these motherfuckers you see on the street right now. True. Yeah bro nibyo nabwiye abantu turi imfura y'u Rwanda bro n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru. I'm so grateful, I'm so thankful no kuri kuva nakumenya isagenda dekade ndabona abantu ku 5,000 ndago live y'abantu 5 so no ngiye baraza no kwishyira mwanya ndaza ndabona ijwi rya Amerika raza kumagana na bbc.com umva reka mbabwire bambi dekati uri imfura umva nzahora umva I'm so grateful kuba ndisi narakumenye kugeza kuri umunsi wa none n'ukuri kw'Imana. Respect to you sir n'ukuri ni imfura bro ngewe ndakubwiye ngo I need to kubwira abantu imihanda nizaba the same without Erick yo nababanye nkagiye anyway so thank you oh my god thank you very much I really appreciate it ahubwo sibo ni life ndabona twayisoza abana abantu 4,000 ndabashimiye mwese muri hano nabo kuri YouTube hari umuntu yavuze ngo mbese ngeri ngo ubonye ngo umugabo w'umuzungu wasubiye muri Amerika nuvuga ngo iyo wavuye muri Amerika wasaba gutabaza voluntary deportation wagira ute ni imyaka 4 kugeza ku 10 kugira ngo wongere kugaruka mu gihugu cya Amerika kandi reka mabwire gusubirayo nanga Amerika yongera guha visa ako se baragize Amerika ipfa gutanga visa baragucyuye cyangwa ni wakwishyura bro baguhaye voluntary deportation n'ubundi kongera kubona visa Amerika n'ibyoro ariko Imana ari gihe icinzira aho zitarida kuko na nyuma ya zeri rakora ngiye Imana yankoreye ibitangaza bro ngiye nara fastinze hano narindi narasenze Imana yaranyiyeretse. Let me tell you saa 9 z'ijoro nkabyuka nkasenga nkabati Imana komeza undwanirire ubane nanjye bano bantu bansebye bagira ute ubakoze isoni Imana yabakojeje isoni ndasenga abantu basengera Restoration Church zaduhura ku cyumweru no ku cyumweru nzajya gusenga kabisa Kimisagara Restoration Church ngomba kujya gusenga na Bibiliya yanjye ndayifite uba gusenga nabatijwe Restoration Church 2006 ngewe sinjya nibagirwaho navuye bro so thank you very much ibirenze ibyo yari ubujajwa turi kumwe cyumweru cyiza nukuri
abantu mu nkunda muzakomeze mu nkunde ntabwo ndi hano kubigiraho mwiza niba utankunda sinaguhatira kunkunda kuko umuntu yangwa n'Imana yeah true umuntu yangwa n'Imana nunkunda nanjye nzagukunda ariko no nanjye ngiye nzanagukunda kuko reka nkubwire at least najyaga mbafasha ndi kure ndi muri long distance ni duhuye hano ntwaye velomoteri imvura ikukunyagira nzi ko nta bibazo wateza nzaguha lift ngugeze ahantu ugiye ese nzakurekera kumvura hari abantu bagiye bagira ibyago nkabafasha n'abazi nyuma bakagaruka baheri naragututse ariko amusore akandira akanyereza emotions zo kuri dia nkabafasha guys umuntu nakwitura inabi ntuzamwitura inabi zamwitura neza li divine la patrona ari abantu bahangayitse Erick tante wanjye Louise umva like literally hari abantu utabona n'ikintu bashimira Noella wa mukobwa w'umugande twabanaga Vegas yo my goodness my brother in law my sister umva no ku munsi wa none my brother in law is ni king ni royal ni umva sinzi namwita gute my sister Angel South Africa my mom in Kenya my brother umva like literally I'm so humble and thankful and grateful kugira umuryango nkunda kandi nzirikana God bless everybody no kuri so rero dusoza ino live ndabashimiye mwese no kuri abantu wese mwakoze abantu twabanye tukoze isaha n'iki minota 87 isaha imwe n'iminota 42 so ibyo birabaye live ukazi posting nataza kubura access zikaza kusibama thank you very much bare badutuka bakadusebya uwa mwana wanzu ni ukura abantu bamuzi ko nzicwa n'inzara nabwo nakwicwa n'inzara mfite abantu nk'ubungu mbwege dekati deka uziko bimeze nabi na umuntu ukunda no kuri kw'Imana umuntu gukunda niyo rese 2020 bavuze amagambo angana gute nese bwakeye abantu bari bamvuye batangarukaho kuko iyo umuntu amaze kumenya ukuri aragaruka abantu barabagushyira mu mutima kugira wangu umuntu akwanga ariko nyuma yamenye ukuri aragaruka anyway so nango muzane mbona muri zino live zo guterana amagambo ngo kanaka yanutse kugira ngo musubize dia nkomeretsa ukankomeretsa zakureka yeah that's how it works nkuko nanjye ko na citizenship yo kuba muri Amerika mukamvangira ase aka background muri kukabona cyane muri kukabona yeah anyway so thank you guys much love as always turi weekend akavura kaguye ubu nta bintu byo gusohoka nyine no kuba indoor nta gusohoka buriya turi kumwe much love kuri YouTube hose ndabashimira mwese abantu twabanye no vuga ngo ndasubije ikibazo cyawe Erick naheza ni wanyu zyabaho ngewe ndi happy kuba ndi wacu actually bantu mutabizi ninge wasabye ko banyu nabaye passport yanjye n'ibiki ngewe nango banyuye kuri bya n'iby'amahungu ama travel document mfite passport ndi umunyarwanda traveling dia I'm very respected njyanda hano bakanyakira neza VIP hano mu Rwanda bro cyese abantu bashaka kunyangisha abantu ariko since I will not allow that things zakizwa n'ubutabera abantu bose bari kushaka kunyicira izina anyway so reka mbareke rero ijoro ryiza dore saa 7:15 zirageze abandi aho bukeye burakeye ubwo rero cash yanjye ni Erick mwonyereza amafaranga ngure champagne ese ngubu ntabwo champagne rari n'ijoro ndakomeza amazi ndakomeza amazi niko anyway papa pati thank you nundi muntu disi utarigeza giving up ni young TJ bambi young TJ much love no kuri anyway ngaho rero ibihe byiza much love ibihe byiza turi kumwe Imana ibarinde bye abatabonye zino live mubaze kuyireba kuri YouTube irabipostinzeho cyangwa no kuri Instagram much love ibihe byiza Imana ibarinde mujye mukunda Imana ngiye ibyo ngezeho no byose no kubera Imana no kuba ndi hano ni ukubera Imana ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ni ukubera Imana narasenze ndiyiriza nsaba Imana ngirute yes ndi hano kandi I'm happy kuba ndi mu Rwanda ndishimye use murabona mbabaye
nta wundi pretendinga kuvuga cyangwa kugira uti I'm so happy you can see abantu bahura mu mihana ye byose murambona. Anyway, so bye rero, ubwo nituzaduhura ukujya unsuhuza nawe nzagusuhuza, na ribi nta mutima mubi bambi, ibintu byo muri kuvuga ngo bahesha abana banyu, ni abana banyu nyeneye. Ese ubwo abandi mubi cyane ku buryo nabura umukunzi? Ndi mwana ndi mubi cyane ku buryo nabura umukunzi? Ngiye ibintu byanyu buriya bijya binangaza, ntabwo ndi mubi cyane ku buryo nabura umukunzi. Ngaho saba bye, ijoro ryiza rero, ubwo turi kumwe. Much love, bye.